intambara bari kuvuga itutumba hagati y'aba barusiya babahashyi babacancuro wa mutwe w'abacancuro w'abarusiya uri muri Centrafrica. Muzi ko u Rwanda rufite na y'ingabo muri Centrafrica ziriyo mu buryo bw'amasezerano, ariko bakavuga ko ari byinshi bishobora gutuma batsikurana, ariko mw'ibyo byinshi bakavuga ko n'iki kintu kigendanye n'akazahabu na biriya mabuye y'agaciro, ndetse akaba bavuga yuko hariho propagande mu Barusiya ari Uburusiya buyikora, ari imiryango itegamiye kuri leta za societe civile kubikora hariya muri Centrafrica, kugira ngo ingabo z'u Rwanda babe bazirukana hariya bazirega ibintu, kugira ngo mbega ahanini urabona ko ahanini biri kugenda bituruka. Turi buze rero kugenda tubigarukaho ko iki kintu, aya makuru tutese harimo abenshi batangiye kuvuga tubasanga Uburusiya n'u Rwanda bidatsikuranira hariya nk'uko abakongo Uganda n'u Rwanda bigeze gutsikuranira muri Kongo. Abana urumva bahakubitikira nyine, nawe urabyumva naba ari kuri ku murongo w'urugamba. Ibi rero turabigaruka, ariko hagatangaha reka tubanze nshimire, hari umuntu wigeze kunyibutsa akantu nshaka kugira ngo mbabwire. Twongere tubashimire mwese abadukurikira mu biganiro byacu, abaturi hafi umunsi ku munsi, tubashimire cyane bakunzi bacu, kandi dushimire abaturi hafi umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda tubasuhuze cyane, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese tubasuhuze, mwese mukomere cyane. Turi mu kiganiro rero, kandi dukomeje kungurana ibitekerezo umunota ku wundi. Reka mbibutse, nejo ndibutse nongere nshimire umuntu wongeye kunyibutsa ati mwizerwa mu kiganiro ukora ntago ukibuka bariya abantu bahari ahantu wigeze kunyura dukunze kujya dutabaza. Ni umusaza ntago mw'iyi minsi asa n'uri kuboneka ku mbuga nkoranyambaga cyane, ntago ari kuboneka, nawe yarafunguwe, igihe azazira azatubwira wenda impamvu, ariko yaranyibukije nawe mushimire ati nibura ati nujya gukora ikiganiro jya ubyibuka ari igihe wabyibagiwe. Ntago nabyibagiwe, ntago nabyirengagije, iyo gahunda nayitangije kandi nayitangaje guhera kera yuko abantu bagomba kujya bagerageza gusura bari abantu bafunze, bakabitaho, bakabarwanaho. Muri make hari ahantu bari n'ahantu hakomeye cyane, ufite igihumbi, ufite 2, ufite 5, ufite 10, ufite arenze, akaboherereza bifite abantu bari mu muryango wawe bariyo, ubarwaneho, ubibuke rwose, ubatere ingabo mu bitugu. Abanyarwandakazi rero hariya naha abantu bakomeye cyane, n'ahantu bari mu bibazo, n'ahantu barya impungure gusa, ni kugira ubuzima bwabo bukomeye, ni impungure n'ibigori n'agakoma, ariko bakeneye kandi gasimbura agasukari n'akaneke n'amata wenda ku bantu barwaye ibifu n'ibindi. Mujye mubagerageza mubibuke. Harimo ababigerageza bakavuga bati nubwo turi kure cyane, ariko bakareba umuntu batuma, kugira ngo hari n'igihe ushobora kuba nta muntu uzi, ariko burya abanyarwanda twese turaziranye, icyo ngicyo kugikora birageze. Nongere nshimire kandi hari mubyeyi, ni umuntu ukuze, ni umukecuru, ibyo byose ariko sinabyita ko ari umukecuru kuko afite imbaraga, ariko ibyo byose kuko nduta ni nka mushiki wanjye cyangwa se undi hejuru, ariko ajya aravuga ati nibura mu gihe iki n'iki ibuka za mbohe, zibuka za ndushyi, ibuka abantu bari mu nzu y'imbohe, ukabona nibura ari uko akoze, ati mba ngutumyeho, we nta bantu azimo, ariko aravuga ati kora iki n'iki, tukabikora uko yabidusabye. Niyo mpamvu rero mw'icyo gikorwa hari abantu benshi kirengera, hari abo gifasha. Nuko rero ndabashimiye cyane. Muri makeya rero n'abandi mwese ngira ngo icyo gikorwa mwagombye kugikora mw'iki. Nyamubwira ngo turi ku rugamba, niyo mpamvu ku rugamba rero tugomba kuba za nshuti zigendana ntizisigane, zisangira ntizivanane, ntizicuranwe, zigendana ntizisigane, kandi ziganira ntizivananemo. Abanyarwandakazi rero ngira ngo icyo ni igikorwa Imana igomba gushimira buri muntu wese wagikoze, kandi uzakomeza kugikora aho wari buri hose. Ribuka njya mbabwira hari umuntu wigeze kumbwira ati rwose ati nywa byeri, ntangira nababwiraga nti unywa amacupa 10 nibura ujya ugabanya unywa 8, ariko 2 wibuka abantu bababaye. Hari ahantu iyo umuntu arahagera aturutse hanze, harimo abantu benshi baba baraje nk'imiryango yabo baraburanye iri hanze, byinshi itana, ariko ugasanga arafunze agezemo abayeho nabi.
icyo gihe yitabwaho n'inshuti cyangwa akabaho kuri mano. Reka nongere mbabwire nti abo ngabo rero iyo umuguyeho gutyo ni wowe umurengera. Abenshi batanga ubuhamya akavuga ati ukuntu abagaho muri Amerika nishimye nezerewe sinenzi ko ukuntu abantu babaho gutya rwose. Ubwo rero ngira ngo icyo navuze namwe muribwire kandi namwe mugombe mubimenye, kurengera umuntu ni ukwirengera. Ndabibasabye rero. Icyo ntabwo cyari ikiganiro cy'uyu munsi, ariko nuko mbitangije kandi shimira umusaza wanyibukije icyo kintu muri rusange. Ndamushimiye cyane. Hano rero intambara guverinoma irasaba, hano tugiye kwiganirira ku bintu bigiye binyuranye, ariko ikintu gishaka kuganiraho hano ni icyano muri Centrafrica, aho bavuga ko hano muri Centrafrica urugamba rushobora isaha n'isaha umuriro ushobora kwaka hagati y'abarwanyi ba Wagner Group. Ni abarwanyi rero bariya bakomeye boherezwa n'Uburusiya, ngira ngo iriya Wagner ukuntu irwana cyangwa se no muri Ukraine murayumva, ariko mu Burusiya muzi ko nako muri Centrafrica barahari, barinze ibirombe bya ntuza bya zahabu. U Rwanda narwo ruriyo, bavuga ko nayo ruri kuri incunga y'umutekano, ariko hano hari inkuru ziri guhwihwiswa yuko umunota ku munota bashobora kumva umuriro watsi, umuriro ushobora kuba watsi hagati y'abo barwanyi bombi. Harimo ari kuvuga bati wasanga ibintu bikamera mu Rwanda na Uganda cya gihe basekuraniraga muri Congo bagatikurana uwo munsi bagakubitana mu buryo bugaragara. Ndumva iyo nkuru ariyo tugarukaho, wenda turareba niba tuba dufite akanya, kandi dushobora no gukomereza ku zindi tukareba icyo ahandi bagenda batubwira. Ngira ngo icyo nari nabanjijeho nicyo ngicyo cyerekeranye abafungwa. Aho uri hose ugira ikintu wakora kubijwi rigarutse gutya, wenda aricyo hari ubu umeze nabi ukeneye kurengerwa nawe uko ushoboye kose. Nuko rero reka twigarukire. Inkuru zikomeza zivuga hano yuko muri Centrafrica, ngira ngo Centrafrica hariyo u Rwanda ruriyo mu buryo mugibona ko kenshi mubona indege yuriye, abasirikare b'u Rwanda buriye indege, hari abapolisi b'u Rwanda, ndetse hakaba n'uwo mutwe wa Wagner, niba ari Wagner niba ari iki mu Kirusiya, uriya mutwe w'abacancuro w'Abarusiya uriyo. Bavuga rero ko umuryango bita Crisis Group urwanya ni hano bavuga ko Centrafrica hari impungenge z'uko ingabo z'u Rwanda zarasana n'izi ngizi n'uyu mutwe w'abacancuro w'Abarusiya. Ni ukuvuga rero umuryango Crisis Group urwanya intambara ugaragaza ko utewe impungenge n'uko ingabo z'u Rwanda zikorera muri Repubulika ya Centrafrica kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 zarasana kuva mu mpera zarasana n'abacancuro b'umutwe wa Wagner Group bakorera hafi yazo. Ni ukuvuga rero Wagner niba basoma Wagner niba ari Wagner niba ari iki sinzi, bakorera hafi yayo. Bavuga ko muri raporo yawo yasohotse kuri ku itariki 6 Nyakanga mu mwaka wa 2022, uyu muryango mpuzamahanga udaharanira inyungu wagize uti Kigali ifitanye umubano mwiza na Moscow, ariko ntabwo yizera iyi ntuza uyu mutwe wabo w'abacancuro, aho iteka ko itera inkunga icengeza amatwara rirwanya u Rwanda. Avuga yuko aho ikeka ko itera inkunga icengezwa amatwara rirwanya u Rwanda rigaragara mu binyamakuru byo muri Centrafrica no ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ko rero ushobora gushiduka wenda iyo ikabakoze urumva ko harimo agakoze kari kure, ariko burya ngo intambara zose zigira impamvu, zigira koze. Nyabivuga ko n'intambara ari intambara ya mbere y'isi yose, ari ya kabiri y'isi yose, harakano no bikaza kuba icyo bita koze immediate, ishobora imbarutso, ariko hari hamaze iminsi ariho conflict arizo za koze lointaine, hari ibintu bimaze igihe byivurugutamo. Hano rero bavuga yuko iyi mpamvu ishobora gutuma iyi Wagner ishobora kugira kurwana n'ingabo z'u Rwanda ari ukubera
ishobora kuba iri gucengeza amatwara muri Centrafrica yo kuba ingabo z'u Rwanda zahava. Kubera rero ibirego byinshi abarwanyi bavagina bagira bashinjwa birimo guhohotera ikiremwa muntu, ngo ingabo z'u Rwanda ziri kwirinda gukorana nabo. Uyu muryango uti mu gihe kurwanya inyeshyamba bikomeje, Kigali yasabye ubuyobozi bwa CAR, ndumva ari Central Africa Republic, gutandukanya amatware y'uyu mutwe w'abacancura ba Rusiya n'ay'u Rwanda. No kuvuga rero hano ntiwamenya propaganda itangiye kujyamo. Ngira ngo mw'iyi minsi hariho ikibazo cya Central Africa ntuza Uburusiya n'ibihugu byo muri Amerika n'Uburayi, kubera kiriya kibazo cyo muri Ukraine. Wasanga ahangaha nabyo rero bininjiramo ati navuye muri Central Africa muri biriya bizahabu, wenda bigatangira bakomanyaho burya abantu iyo bari bashyigikiye umuntu umwe bakabasha gucikamwe ibice. Ntiwanamenya ko n'ibyo ngibyo wenda biriya bihugu bitabi birimo kugira ngo bacikemwe ibice muri Central Africa, noneho habeho trouble cyangwa se habaho gukozanyaho cyangwa se guhangana kwa bari bashinzwe umutekano hariya. Usanga Central Africa nyine bya bibazo bigiye byaba kubera ko bari barinze umutekano bwabo batangiye gukozanyaho. Nuko ngira ngo byagenze bura muri Congo byigeze kuba, ndumva ari amateka dusanga tuzi bavuga ko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda byigeze ngo gutikurana. Icyo gihe biba bihaye imbaraga nyine umuntu mwari muhanganye, tuvuga ingabo zihanganye ku rugamba zarwanyaga umuntu umwe, iyo zikubitanyeho wa muntu mwabonye iki muzana w'amakipe abiri yaba ari guhangana, hari undi ya gatatu yiteguye kujyamo byo mudagishoboye gukina hari yari kuvamo nyine, cyangwa se yari yakumirwaga hari hiza amahirwe kuri ayandi iraza yikubitira mpaka. None rero aya makuru kandi ngo yemejwe na ofisiye umwe mu basirikare b'u Rwanda bakorera muri iki gihugu, ngo wagize ati tubaho tutaganira ariko nanone ntabwo turwana. Kuvuga ko babanaho arabwenge bakabanaho mbega ijisho kurindi ariko ko batarwana. Uyu mugabo rero uravuga ko uyu muryango rero uravuga ko ingabo z'u Rwanda zirinda ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ni nabyo abarwanyi bavagina bakora. Bariya abarwanyi rero bakora ibikorwa byo gucuruza amabuye y'agaciro niko bavuga hano, kandi ingabo z'u Rwanda nabyo bavuga yuko uyu muryango uravuga ko ingabo z'u Rwanda zirinda ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ni nabyo abari abarwanyi bakora. Noneho ukagaragaza ko ariho hashobora kuzamura amakimbirane yatuma impande zombi zirasana. Urumva ikindi kintu twabanje bavuga yuko hashobora kuba ikibazo gikomeye gishingiye kuba bariya abantu bashobora kurwana kubera ko habaho icengezwa amatwara ry'abariya Barusiya, yuko abaturage cyangwa Central Africa bakwanga abasirikare b'u Rwanda cyangwa bakanga u Rwanda. Hajemo n'ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Urumva ko bose ari kwakunda abantu bahurira mu mari cyangwa se bahurira mu nkono bakayirwaniramo ibyo ari byo byose. Urumva ko hajemo ko hano baravuga ngo uyu muryango uragaragaza ko ingabo z'u Rwanda zirinda ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ni nabyo abarwanyi b'uyu mutwe bakora. Ugaragara umutwe w'Abarusiya ukagaragaza ko ariho hashobora kuzamura amakimbirane yatuma impande zombi zirasana kuri ya mabuye y'agaciro. Urumva ko ibuye ry'agaciro hariya rirakora akantu. Aha rero aha watangiye urugero ugira uti watanze urugero ugira uti muri Nyakanga mu mwaka wa 2022 aba bacancuro b'Abarusiya bashyize bariyeri mu muhanda kugira ngo hahagarike imodoka z'ingabo z'u Rwanda zari ziherekeje abacuruzi b'amabuye y'agaciro. Abanyarwanda bari muri bambari y'agaciro b'Abanyarwanda muri bambari hagati mu gihugu. Mbere muri uko kwezi Abarusiya bari bakuye ingabo z'u Rwanda ahacukurwa amabuye y'agaciro muri aka gace. Ibi bishobora kuzamura Abarusiya n'Abanyarwanda barenga imirongo. Ibi bishobora kuzatuma Abarusiya n'Abanyarwanda barenga imirongo. Urumva ahantu nanone byaturutse avuga ko mu mwaka wa 2023 na kabiri Pluto muri Nyakanga ubwo urumva ko mwaka urangiye ngo babacancuro b'Abarusiya bashyize bariyeri mu muhanda icyo gihe, urumva kugira ngo bahagarike imodoka z'ingabo z'u Rwanda
zari ziherekeje abacuruzi b'amabuye y'agaciro b'abanyarwanda muri Bambari. Ni ukuvuga ko hari abacuruzi b'amabuye y'agaciro b'abanyarwanda baba hariya muri Centrafrica bari bikoreye amabuye y'agaciro ingabo z'u Rwanda cyangwa imodoka z'ingabo z'u Rwanda zibaherekeje, noneho abarusiya bashyira bariyeri mu muhanda. Noneho rero aho bita ngo muri Bambari simazi hagati mu gihugu, mbere muri uko kwezi abarusiya bari bakuye ingabo z'u Rwanda ahacukurwa amabuye y'agaciro muri aka gace. Urumva ko mbere abarusiya bari babirukanye ingabo z'u Rwanda ahacukurwa amabuye y'agaciro. Ibi bishobora kuzatuma abarusiya n'abanyarwanda barenga imirongo. Barumva ko tariya mu Burusiya nako muri Centrafrica, urumva ko hagezeyo n'ishoramari ry'abanyarwanda ku mabuye y'agaciro. Iyi minsi bavuze ko abanyarwanda bari kubona amabuye y'agaciro niba aturuka naho muri Centrafrica n'icyo, ariko bavuga ko nigeze kumva sinzabona bisomye ko u Rwanda ruri gucuruza amabuye y'agaciro menshi. Ari ibyo byose urabona ko u Rwanda ruri gukura ahantu henshi. Hano twibaza burya u Rwanda ruravoma ahantu henshi, rurafite ibikorwa byinshi. Niyo mpamvu bavuga yuko u Rwanda ruri mu iterambere ryihuse riri ku muvuduko, ariko twavuga ko dukennye, inzara yamaze abantu bakadutwenga, kubera ko nyine hari aba bari kugenda bakwira ku isi hose bavoma, bacukura amabuye y'agaciro, bacuruza, bazamura amazu, bazamura ama etaje, ariko rubanda hasi hano riri gukubitika. Iyo tuvuze ikintu bita inzara hano mu Rwanda batangira avuga ngo mujye mugerageza, ngo urumva se neza umunyarwanda azagenda ajye muri Centrafrica nawe agira ubwo bushobozi bwo kujya gucukura amabuye y'agaciro, abone n'ingabo zimuherekeza. Ariko hari abashoramari, noneho abo bashoramari rero iyo tuvuze ko hano hari ikibazo cy'inzara, ahangaha ntago bashobora kukumva. Barakubona nk'icyunazi, baragutuka ngo wirwa ngo wanga igihugu kuri kuvuga ko abantu bashonje. Iyo ama YouTube atembereye ukajya kureba ba bantu bamwe batashobora no kuvuga. Ariko ari ikintu nshaka kuzagarukaho cyane. Mwajyaga mubona ko YouTube kera, aba YouTubers kera mwabonaga hari amasheni hano yakoze akazi gakomeye, ndibuze kubigaruka, ariko reka tubanze turangiza. Hano ingabo z'u Rwanda zashinze ibirindiro mu gace ka Bokoko. Aka kakaba kari mu birometero nka 40 uvuye kuri Yevagna yashinze mu burengero. Uyu muryango ubona ko ibi birindiro biri mu duce ducukurwamo amabuye y'agaciro byegeranye, ku buryo ibyago byo kurasana ari byinshi. No kuvuga ko rero hano bavuga yuko ingabo z'u Rwanda zashinze ibirindiro mu gace kitwa Bokoko, abari muri Centrafrica. Buriya Bokoko murayizi. Aka kakaba rero kandi mu birometero nka 40 uvuye kuri izo ngabo z'Uburusiya zihari, birometero 40 hagati yaho bavuyeho yashinze mu burengero. Uyu muryango rero ubona ko ibi birindiro biri mu duce ducuruzamo cyangwa se ducukurwamo amabuye y'agaciro byegeranye, ku buryo ibyago byo kurasana ari byinshi. Bakomeza bavuga ko mu gace ka Owaka kabamo zahabu nyinshi. Abacanshuro ba Wagner ngo bifashisha abarwanyi bakomoka muri Centrafrica bitwa abarusiya babirabura mu kurinda inkengero zaho. Uyu muryango nawo wagaragaje ko abanyarwanda babaye bahinjiye bashobora kugabwaho igitero. Urumva ahangaha murumva ko ngo mu gace kitwa Owaka cyangwa se Owaka kabamo zahabu nyinshi cyane. Bavuga ko ngaho kuri zahabu nyinshi cyane. Abacanshuro bari b'abarusiya ngo bifashisha abarwanyi bakomoka muri Centrafrica. Abarwanyi ngo bitwa ngo ni abarusiya babirabura mu kurinda inkengero zaho. Uyu muryango rero nawo wagaragaje ko abanyarwanda babaye bahinjiye bashobora kugabwaho ibitero. Urumva ko niba abarusiya barahakabye kubera ko hari ibuye by'agaciro ryinshi nyine, ahangaha nta muntu ushobora kuhagera. Bishobora kuba ibibazo, bishobora kuba intambara ikomeye nyine. Bavuga yuko ibintu bitakoroha. Noneho bakomeza bavuga ko kandi uyu mutwe wa Wagner ikoresha abarwanyi bo mu bihugu bitwa abarusiya babirabura, bo mu gihugu bitwa abarusiya babirabura. N'uyu mutwe mu kurinda inkengero z'ubutaka igenzura. Ni ukuvuga ko abarusiya b'uruhu rw'ikizungu nyine, ahantu bafashe bashyiraho abakorotire yabo, cyangwa se bashyiraho abarwanyi, cyangwa se ya mutwe bita abarusiya babirabura
wo muri Centrafrica kugira ngo babashe kujya bakontorora aho ngaho. Noneho rero abashoramari b'abanyarwanda baramutse bagiye muri aka gace, haba hari ibyago byinshi by'uko iyi ngiyi Wagner yakwifashisha aba barwanyi mu kubatera hamwe n'abandi bo muri Centrafrica bakorana, bikaba byatuma habaho gusubizanya. Indi rero ngingo wagaragaje ni yuko kuva mu mwaka w'2018 iyi bita Wagner yatozaga ingabo za Centrafrica ibikomeza yonyine kuva mu mwaka w'2021 ubwo ingabo z'ubumwe bw'Uburayi zahagarikaga nk'iyi nshingano. Urumva ko depuis 2018 aba Barusiya aribo batozaga ingabo za hariya za Centrafrica, kuvuga ko n'imyitozo ya gisirikare kugeza ibikorwa byonyine kuva mu mwaka w'2022 na rimwe ingabo z'ubumwe z'Uburayi zahagarikaga nk'iyi nshingano. None rero ubu ingabo z'u Rwanda zoherejwe hashingiwe ku masezerano y'impande ebyiri, zirateganya gufungura ibigo by'imyitozo bikaba bizarema ubukeba ku bacancuro b'Abarusiya. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Rwanda rero zoherejweyo hariya, bavuga ko zishobora gufungura ibigo by'imyitozo. Hakaba rero hashobora kuba nanone ikindi kibazo gishobora kuba hagati y'Abarusiya batangiye gukoresha iyo myitozo ndetse n'Abanyarwanda n'ingabo z'u Rwanda. None n'ikibazo cyazaherekeza ubukeba ngo cyazabaho mu gihe hatabayeho mu buryo bweruye gutandukanya inshingano z'ingabo z'u Rwanda n'iz'abacancuro ba Wagner, kandi ibi bikaba bigomba gukorwa na leta ya Centrafrica mu rwego rwo gukumira amakimbirane yashoboka. Urumva ko ahangaha icyo bakomeza bavuga yuko leta ya Centrafrica ikigomba gukora ni ukubagabanya no kubagabanya ikirombe, nyine nawe murabyumva, ikavuga iti dore mwebwe b'u Rwanda mujye mucukura hariya, Abarusiya mujye mucukura hariya. Ni ukuvuga ko tout simplement nko gufata Uburusiya, bimwe tujya tuvuga ni Kongo ishobora kugenda ikavuga iti Amerika mufata umwamwe mufate hano namwe mufata hanga, ariko hano habona ubusugire. Niho kubagabanya igihugu ati mugende mucukure Afurika nicyo tuzira. Buriya Centrafrica ikibazo ifite abaturage baho wenda basanga bicwa n'inzara n'iki, kandi twungahaye kuri za ntuza ku mabuye y'agaciro, ikizimerewe neza, aho kugira ngo babe bari kumvikana no muri Centrafrica ngo babane neza mu mahoro, aziririrwa n'amahanga n'ibindi bihugu bikomeye. Ibyo bihugu ndetse n'ibihugu harimo abakire baho bazirira bagakungahara, abaturage two muri Centrafrica turimo twicana turasana munsi ku munsi kubera politike nyine yo mabwira ngo Afrika dufite ikibazo gikomeye. Noneho rero bavuga yuko rero Centrafrica, leta ya Centrafrica niyo yakakwiriye kubagabanya, buri wese ikamuherereza he, wowe uzahereza aha n'aha, inshingano zawe ni izi ngizi. Urumva ko ibyo byose ntawe ufite inshingano, buri wese ari ukwirwanaho. Hari societe civile rero muri Centrafrica imaze igihe ikora ubukangurambaga burwanya ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu. Bavuga rero ko hari societe civile muri Centrafrica imaze igihe ikora ubukangurambaga mu kurwanya ingabo z'u Rwanda muri iki gihugu. Isobanura ko zidashoboye ndetse ko yanasabye Perezida Faustin Archange Touadera guhagarika amasezerano y'ibihugu byombi byagiranye. Bakomeza bavuga ko rimwe rero mu rubyiruko rwaho kandi ruvuga ko u Rwanda rwoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyabo, kandi ngo nizo ziri kurukoresha. Uyu muryango uvuga ko iri cengezamatwara rya societe civile n'iry'uru rubyiruko rwo muri Centrafrica ryakozwe n'uyu mutwe w'abacancuro w'Abarusiya. Crisis Group iremeza ko Perezida wa Centrafrica yananiwe kugenzura ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda n'ibya Wagner, yanzuye isaba ko mu rwego rwo gukumira imirwano ubutegetsi bwa Bangi bukwiye kuzamura urwego rwo guhuza ibikorwa by'impande zombi. Hano rero tukaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru cya hano mu Rwanda Bwiza.com, niho dukuye iyi nkuru. Ni inkuru yanditswe n'uwo bita Tuyizere Jado yo ku itariki 7 z'ukwa karindwi mwaka 2023 saa 6:37 niho yabaye published cyangwa se publié. Ni inkuru rero
igiye ifite umutwe uko twawutangiye. Urumva ko hariya anytime cyangwa se isaha ku yindi ushobora gusanga umuriro watse hagati y'ibihugu y'igihugu n'ibindi. N'ubundi urumva ko ibintu bishobora gukomera uko byagenda kose, mu gihe ngo uriya perezida wa Centrafrica adaciye iteka avuga ati muri kurwana hano mundwanirira cyangwa se mushaka umutekano hano, buri wese afata buri wese afate hano, mbega niho kubagabanya ibiryo muri rusange, buri wese ikiryo cye kiri ahangaha muzafata ibiryo narabibahaye kugira ngo murinde umutekano. Ariko icyo atakoze ni ukubagabanya hariya. Rero ntekereza ko ikintu gikomeye gishobora kuba kiri hariya ari ukwitambika wenda ku Burusiya, cyangwa se kureba ati nimbagabanya umwe ashobora kugira ikibazo, cyangwa se nshobora guha uyu nguyu ahangaha, uyu nguyu ntabyishimire, noneho akabihorera kugira ngo buri wese yirwaneho yamayeri ya politike n'iki, kuko ntiwe ushobora kwiyumvisha impamvu atavuze ati hafata hariya. Yari ashobora guhereza nk'u Rwanda ati mufata ahangaha, bamara gufata hariya ugasanga Abarusiya bati habari mubahaye ahantu hanini niho aho, cyangwa se ugahereza nk'Abarusiya, wamara kuhereza Abarusiya bakavuga bati ahangaha rwose ni Abanyarwanda bagakiriye bati twebwe baduhaye ahantu hato bitewe n'impamvu izi n'izi. Ariko urumva ko hariho impungenge yuko anytime cyangwa se umunota ku wundi ushobora kumva batikuranye rwasusuranye hagati ya Centrafrica ndetse n'u Rwanda muri kiriya gihugu. Hagati si Centrafrica ahubwo ni kiriya gihugu cya Ntuza cy'Uburusiya, kuri ya mutwe w'abacancuro barwanaho bikomeye, boherezwa ahantu henshi iyo byakaze. Ubwo rero reka tubitega amaso. Hari akantu natangiye gatoya mvugaho hano, ese hano harimo nta commentaire nyinshi, noneho ndumiwe. None se RDF mu wegani niba bihuriye hehe? Ntibyumvikana bahuriye se, impungenge nizihe, bapfuye iki? Hano ndabona ari za commentaire ko ntago bakomase babashije gusoma hari inkuru ngo bumve gishobora kuzajya kigabanywa kikagera ku myaka 15. Okay, hano rero reka dutegereze turebe ariko icyo tuvuga nkano mu Rwanda. Urumva ko u Rwanda ruba rwarakubakubye ahantu henshi, niko iyo mvuga u Rwanda sinzi wenda ntago benshi tubonamwe inyungu, niko ntekereza hariya buriya. Njya numva ngo buriya ibihugu bya Afurika cyangwa se bira bihugu by'i Burayi za Amerika bikunda kujya ahantu bikagira inyungu bigiye kwexploita. Ariko ikintu nashimiye biriya bihugu nanabishimira by'i Burayi na za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byexploita ahantu ariko bigamije iki? Bigamije gufasha abaturage baho. Niho uzasanga abaturage ba biriya bihugu akenshi usanga bahembwa, umushomeri arahembwa, barareba ikigero cy'umbiga, nta muntu waho uzasanga afite ubukene nko buri hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda hari ubushomeri bwinshi, hari ikibazo cyinshi cyo kwiheba, kuburya kwiheba cyane uzabisanga mu rubyiruko, hari ikibazo cy'ubusinzi cyane uzasanga mu rubyiruko, bavuga ngo kubera bananywa sinzoga zangahe, so tuyoga twa 300 ngahe yasaba yagira akagina akanywa kakiyahuza, umeze nko kwiyahuza itabi. Buriya buyoga bwica cyane, usanga baramuhagahita aryamana ko bakabaye kuba bari bafite imyaka mike, usanga uzanareba urugero hano mu Rwanda. Iyo umuntu abonye nk'agafaranga gatoya urebe iyo ubonye nk'agafaranga gatoya, uba wari umusaza wajya kubona ukabona urazutse ubona umubiri uragarutse cyane. Tuzagenda turireba abantu bari inzahare nyuma yaba inzahuke ukabona y'umubiri wazanye itoto n'ibiki. Ibyo ngibyo rero ni ikintu kikwereka uburyo umuntu aba yaragwingiye kubera ibibazo by'ubuzima, yabona uhuhamo cyangwa yabona Imana ihushyemo, agahita yongera akagarura imbaraga, akongera akagarura stamina, energy zikaza, imbaraga zikaza, akongera akaba umuntu. Ibyo ngibyo ni ibintu biriho hano mu Rwanda, ni ibintu bibaho abanyarwandakazi, ntakagiye hagira umuntu birenganyiriza undi kuko kubera ko bibaho. Ariko se iyaba ngiye ikintu namshima cyambere, sindwanye uko ingabo zajya hariya mu gihe cyose zaba Abanyarwanda n'Abanyarwanda babagiye n'abana b'Abanyarwanda, mu gihe babajyanye ishema ry'u Rwanda ariko ryashema rikagarukira Abanyarwanda. Nuko kuvuga ngo bakagiye koko igihugu niba cyizeye ikindi biti muze mu dutabare kiba cyizeye igihugu, haba hari ikiguzi. Rero niba ugiye kurinda igihugu, kurinda ubusugire bw'igihugu,
ni ukuvuga ngo haba hari ikiguzi kigomba gufasha abanyagihugu nk'uko niyo bari kuvuga ngo nuza ngo bari abanyaburayi n'abaki ngo bateza intambara muri Kongo kugira bazabone uburyo bahaza n'abarusiya n'abaki bose baza muri Kongo ko exploiter mu bintu bijya kuzatunga abanyaburayi n'abanyamerika bwa buryo bakoresha strategy nyinshi mu kubatunga mu kubaha uwagize ikibazo cy'ubukene mu buryo mu kuborohereza ku bintu ibyo ari byo byose. Ariko hano mu Rwanda turoroherezwa kuki? Nabonye Ngirente ngo ajya mu burasirazuba ngo yatangajwe ngo nuko nasetse numiwe ngo yatangajwe ngo nuko ngo abantu ngo bakuye mu manegeka ngo bahaho kororera inkoko ngo ariko ngo ntibarye ngo bakaba batarya amagi. Bariya abantu baratatse twumvise umuntu batatse guhera kera bavuga ngo borora inkoko ngo ariko bakayibirwa hana amagi yaciye. Sinzi niba Ngirente iyi guverinoma y'u Rwanda ntago ikurikira itangazamakuru, ntago bafite za maneko hariya zigomba gukurikira, ntago maneko ziba ari zo kwirwa zicunga Mwizerwa ko agiye ku rubanza cyangwa se nde kuko bigenze gute ngo mumenye ngo agiye nayo cyangwa ndi uhishya bakagumye no kureba imibereho myiza y'abaturage. Hirwa ucunga umwopoza kubera iki abo ukanumva n'ibyo ari kuvuga nta n'igihe tutanabivuga, tumenye ibibazo biri hariya tukabivuga. Aho rero ngira ngo aho kwa barukwe no kuvuga ngo rero ibyo u Rwanda rwagombye gukora ibyo ngibyo rwose rukagira izo mbaraga rukajya rutabara aho rukomeye. Ibyo ngibyo bikaba inyungu ku banyarwanda zikomeye cyane kubera ko nawo niba handi hari zahabu kujya kurinda zahabu y'ahandi bavuga bati tuyibe no kuva ko zagombye kuba mumugabanye, zagombye kuba ari inyungu igomba kuza mu Rwanda buri wese akabibonaho, buri wese bikamugiraho akamaro. Tumva rero ibyo ngibyo nta wabirwanya. Ariko se igihugu cy'u Rwanda ubu gihagaze gute? Iyi minsi uzabona abantu bari wumve ngo abantu bamanitse mu migozi umunota ku munota, abantu bari yahura, abantu bicanye bapfa igiceri cy'ijana, inoti ya magana ngahe, amafaranga igice amafaranga ngahe. Urumva kubera iki? Kubera ko burya ntabwo nshobora gupfa n'umugore igiceri cy'ijana mugenzi ko mbitse miliyoni cyangwa se amafaranga ngahe. Nuko abareba akavuga ati Imana kibonye kikoranye nakoreye amafaranga igihumbi nayo niba yamemba ntazimize ngo none n'igiceri. Ukabona abantu barapfa ibintu by'ubusa, umugabo ngo bapfuye bicanye bazize batemanye bapfa igikoma, tugenda tubibona ibiryo bapfa ibiryo kubera ko nta biryo bihari. No kuvuga ngo hago igihugu cy'u Rwanda cyagombye kuri uyu munsi gikize. Mujya mwumva inkunga y'u Rwanda rumva ko bakunda kuvuga yuko ngo ubukungu bw'u Rwanda butumbagira, ibibazo bwanatumbagira muri Covid ndetse ahandi wumva ko hari ikibazo cy'ubukungu. Ukumva mu bihe abandi bari gutaka yuko nabo ubukungu bw'igihugu bwaguye, mu Rwanda barerekana ko ubukungu buri kuzamuka. Ariko abanyarwanda ikibazo kavuga buri kuzamuka kuri nde mu gihe mu banyarwanda ubwabo bari kwitwa n'inzara, aho ngaho uzabirebere no mu mishahara, yego hari abafata imishahara mu ngo bashobora kunyumva kubera ko bafite imishahara ibyimbye, ariko ntabwo uzafata lisansiye w'umwarimu uhembwa ari amafaranga wenda mwariza ahantu hamwe bite naho umuntu akora usanga amakubye inshuro zingahe. Ibyo ngibyo nabyo inegalite mu mishahara nabyo tujya dukunda kubi. Ariko ikibazo ahanini gikomeye no kureba tuti d'abord umushahara urangana na bezo y'umuntu. Umwarimu arahembwa ibihumbi 100 ngo barabongejeho muri primaire, ariko afite umwana uriho ibihumbi 85 wowe wenda arayabona kuko yahembwa. Hari umuhinzi noneho uhingira amafaranga 1000 ariko ufite umwana uzatsinda akariha amafaranga 100 ku gihembwe, atanakoreye iyo mafaranga ari umuhinzi. Aho ngaho rero ibyo ngibyo byose bijya gukurwa mu mahanga. Mukore niba ko mukunza abanyarwanda bajye gukora, bajye guca inshuro. Nebyo no guca inshuro nyine burya natwe abanyarwanda nkanjye Mwizerwa ngiye gukora kanaka akamemba nyine mba nagiye kumuca inshuro. N'icyo mu Kinyarwanda bisobanuye iyo agiye gukora ku muntu aguhemba burya biba ari uguca inshuro. Ubwo rero icuriziza izamura abanyarwanda two kujya twumva ngo abanyarwanda bari mu bukene bukabije n'ibindi. Nuko rero niganiye ku musozo naga ikiganiro kiba kirekire kuko nateguyeho ikintu gitoya. Ubwo nagira ngo mbabwire ngo mukomere cyane kandi nongere mbashimire uburyo mukomeje kudukurikira umunota ku munota. Nongere mbashimire uburyo mukomeje kubana natwe arejo bundi cyangwa se arundi munsi. Tuzakomeza nyine tujye twegerana kandi abafite icyo batubwira, abafite amakuru hirya no hino yandi mujye muduhamagara, nimero tuba twazishyizeho. Abazushikeneye kudutera inkunga ku byari byo byose mujye muduhamagara.
abamva bajya kugira gusura abantu bafunze mujye mugira mujyeyo. Iyi minsi ibyo biri ntago bikiri bya intama yamananiza ya covid nta gihari, ngo uratanga amafaranga cyangwa se n'ibindi uragenda rwose ugasura, pinde musure mugire udafite wasura areba watuma tugenda ujyeyo. Yafata abakecuru nk'abangati rwose, niba uri hehe turuhamagare mama wawe kugira ngo umuheshe umugisha, cyangwa hamagara undi muntu kugira ngo nawe ubone umugisha. Uti ugende ujye muri gereza ubabwire baguhe nk'abantu nk'abangahe bashonje, bakuzanire ubagurire agakati ubasigira akasukari barya. Aho uzaba ukoreye umugisha ukomeye, utuma ubona wagutumikira wajyayo. Ibyo bizaba ari ibintu byiza cyane. Banyarwanda banyarwandakazi, reka mbasabe tugire umutima wo gutabara. Ni ukuvuga ngo gira ubuntu. Hari indirimbo ivuga ngo gira ubuntu ufashe imfubyi n'abapfakazi uko batishoboye ari benshi, bose bakeneye inkunga yawe. Burya imfungwa kubera iki Imana ngo ikunda imfungwa igakunda imfubyi n'abapfakazi. Ku mfungwa nuko imfungwa nyine ziba zamaze gufungwa, ntago ziba zisanzuye aho ziri, nyine ziba zifunzwe zikeneye yuko uzifungurira ari inyuma y'ahafunze, kubera ko abari ushoboye kubona ubu. Nuko rero ni Mwizerwa Silva, Perezida PSB akuri Kigali mu Rwanda, mukomeje kuganira ari ikiganiro nakagaruka. Ciao.